Twongeye kubashimira mwebwe mukurikirana DTR cyangwa Damu TV Rwa, twongeye kubaha ikaze no kubashimira. Weho wakoze subscribe turagushimiye kandi Uwiteka ajya ahora aguha umugisha uko bwije n'uko bukeye. Nk'uko musanzwe mubizi tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'imyidagaduro cyangwa se n'amakuru y'abasitari atandukanye. Uyu munsi tubafitiye amakuru ababaje cyane ari kuvugwa ku mugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco ku mazina nka Ndimbati, yaje kugezwa mu butabera tariki 23 z'ukwa gatatu 2022, yazanywe mu rubanza rw'uwitwa Firidausi. Uwo mukobwa ari kumushinja ko yaba yaramufashe ku ngufu, bakaba barabyaranye, akaba yaramuteye inda ariko amufashe ku ngufu. Uwo mukobwa akomeza avuga ko yatewe inda, yafashwe ku ngufu, yahohotewe n'umukinnyi wa filime witwa Ndimbati. Tariki 11/2019 nibwo yaje kuba amuha ibiyobyabwenge bisindisha ubundi amufata ku ngufu. Yakomeje avuga ko yaje kuvugana nawe aza kumubwira ko ari mu mujyi wa Kigali. Ndimbati we yari ari mu kiganiro, ari gukora ikiganiro kuri Isango Star, ngo nyuma yaho yaje kumuhamagara aza kumufata mu mujyi amutwara i Nyamirambo mu nzira zijya Cosmos. Ngo muri iyo modoka ngo yaje gusangamo ngo ibisindisha. Umukobwa aza kuvuga ko yaje gusangamo inzoga bita amarura, ariko Ndimbati aza kumubwira ko atari amarura ahubwo yari amata na shokora. Ndimbati akomeza kuvuga ko nta bisindisha yamuhaye, yari amata na shokora. Umukobwa ngo yaje kwisanga ngo aryamye muri rogi yambaye ubusa yasinze. Yaraye yasinze, icyo yarara yambaye ubusa ari kumwe na Ndimbati. Umukobwa yavuze ko bari kumwe tariki 24/2019. Ndimbati azajya abimukorera buri gihe, nawe akamuzana mu gakino, akajya amumenyekanisha, nawe akamuzana muri sinema nyarwanda, muri sinema akajya akina nawe filime zitandukanye nk'uko umukobwa yabyifuje na mbere hose. Umukobwa byari inzozi ze, urumva yagombaga gukora uko ashoboye ngo akine filime, ariko nubwo wenda bitagenze neza. Ngo nyuma yaje gushaka Ndimbati amaze kumubwira ko yaje kuba amutera inda. Ndimbati aza kumubwira ngo aramwihanangiriza ngo iyo nda amubabarire ntayikuremo, ahubwo iyo nda agomba kuyibyara akamufasha mu buryo bukomeye, mu buryo ashoboye, undi akamufasha bikagenda neza akabyara ntakuremo inda. Ndimbati yakomeje kumushakira ubufasha butandukanye, yaje kumurangira umukobwa wabaga i Gikondo, umukobwa bita Ange, ngo babane bitewe n'uko ahantu yabaga baje kumwirukana. Ndimbati ntabwo yamutereranye, yaje gukomeza kumufasha muri ibyo bibazo byinshi bitandukanye bakomeje kuba bacamo. Haje kugaragaramo rero umumama ariwe bita Mama Shadia, ariho uwo mukobwa yakoraga cyangwa se yabaga. Uwo mukobwa ngo icyo gihe kubera ariho yabaga yaje kumwirukana, ariko nyuma yaje kubagaragaza ko izo tariki atigeze arara mu rugo, icyo gihe yari yajyanye na Ndimbati atari yatashye. Ariko haje kugaragara ko ku ndangamuntu y'umukobwa Firidausi hariho ko yavutse ya mbere z'ukwa mbere 2002, ariko ababyeyi be baje kumunyomoza cyangwa se baje kuba bagaragaza itariki y'amavuko ye. Baje kuba bagaragaza ko Firidausi yavutse tariki 7 z'ukwa gatandatu 2002, ari nako bihuza n'ibyemezo bye by'amavuko, fishi ye y'amavuko.
hakomeje kuvugwa ko Ndimbati byagaragaye ko abo bana Firidausi yaba yarabyaye DNA ze cyangwa se amaraso ye ahura n'ayo y'abo bana, nyuma yaho Ndimbati we yaje kuvuga ko atemeranya n'umukobwa ku matariki yaba yavuze. Umukobwa yavuze ko yaba yarahuye na Ndimbati hagati ya 24 na 25 z'ukwa 12, ariko Ndimbati we akahakana iyo tariki, akaba yavugaga ko yahuye n'umukobwa tariki 2 z'ukwa 2020. Mu gahinda kenshi Ndimbati yagarutse ku ihohoterwa nawe yaba yaragiriwe n'itangazamakuru cyangwa se akagambane yagiriwe n'itangazamakuru n'ibinyamakuru. Mu kinyamakuru kimwe yavuze Isimbi TV ariwe Murungi Sabin ngo yaje gusabwa amafaranga 5 miliyoni kugira ngo ayo makuru bari bamenye batayashyira hanze. Urumva ko aya makuru nabo bari bayafite babiri inyuma, ariko umukobwa nawe ntiyamworoheye kuko yaje kumusaba kuba yamukodeshereza inzu ihenze cyane, kuko yaje kumusaba ko ikodeshwa 300,000 bya buri kwezi. Nyuma yaho Murungi Sabin yaje gukora ikindi kiganiro ngo gishyira hanze amakuru yose ngo ya Ndimbati, ngaza kumuhamagara aramubwira ati ngo kugira ngo aya makuru atajya hanze aramuha 2 miliyoni. Nyuma yaho rero urukiko rwaje kujya mu mwiherero rwemeza ko Ndimbati agomba gusomerwa urubanza tariki ya 28 z'ukwa 3 2022, ariko version igiye kuza igiye kugaragaza ko Sabin bitamworoheye. Murungi Sabin bigiye kugaragaza ko nubwo afite impande zimushyigikiye, murabizi ni umunyamakuru ufite igitangazamakuru gikomeye muri iki gihugu, urumva afite imbaraga, afite abantu benshi bamuprotectinga, ariko ibyo ntibiri buze kumworohera. Urumva hagiye kuza izindi version zivuga kuri Sabin, hakaza n'indi version yagaragaye ko abana batanditse kuri Ndimbati, ahubwo abana banditse ku wundi mugabo. Uwo mugabo niba ari we ufite amafaranga menshi kurusha Ndimbati. Ikiganiro cyacu nakagaruka tuzajya tubagezaho izindi version zitandukanye. Wari kumwe nanjye Damu ukorera DTR cyangwa Damu TV. We turagushimiye weho wakoze subscribe, niba utarayikora yikore, ukore share, buri muntu wese amenye amakuru ku gihe. Nakagaruka, ciao, turabakunda, peace and love with you.